ubushize duherukana Nyamugenda atarasubiza twagiye kubona tubona umugabo wa mukuru wanjye yinjiye yarakaye maze ahita avugana umujinya ati erega muriyicariye nta soni mwese nimunsohokere mu nzu niko mvuze kandi mpumbye nta n'umwe nkiri kubona. Nakomeje gutega amatwi Rugamba usibye ko ari ubwa mbere nari mwumvise avuga nabi. Bidatinze twabonye ko akomeje kandi atari gukina nuko turasohoka. Twageze hanze tukibaza aho kujya cyangwa icyo gukora muri uwo mugoroba. Twagiye tubona Rugamba agarutse aseka anaririmba ati happy birthday to Sandra. Twabaye nk'abaguye mu kantu ariko ahita ahoberana na Sandra. Bidatinze bararekuranye. Rugamba ahita avuga ati mumbabarire bari bagize imitima ihagaze kuko twebwe hano niko twiberaho. Nyamugenda yahise amubwira ati uzi ko uvuze iby'isabukuru nziza nkumva icyaka gishyushye gihise kintwika umubiri wose ahubwo se buriya turacyicira hehe koko. Rugamba yaramusubije ati winyivangira mu kazi ahubwo mbaza aho uravumbira. Nyamugenda yisekera aramusubiza ati ariko ntiwibagirwe ko iyo uza ntusanga aha uba wakoresheje undi muvuno. Twafashe urugendo gusa sinari nzi aho tugiye kuko Kigali ntari nyimenyereye. Twagezeyo amahoro dutangira gusangira ndetse no kuganira. Nuko bidatinze Sandra aravuga ati ariko Nyamuge kuki utashoje ya story y'umugore wawe ukuntu ukimutereta yagutumye igufwa ry'umubu. Atarasubiza Rugamba ahita amubaza ati erega izina Kamari rivuyeho burundu ubaye Nyamugenda. Nyamugenda aramusubiza ati ahubwo se urumva atari amahirwe nigiriye ubundi njye ndi umwuzukuru wa Nyamugenda nkaba Kamari ka Kamanzi naho iby'umugore wanjye wantumye igufwa ry'umubu sinkunda kubigarukaho kuko nawe arabizi yambijije icyuya kandi ntibyari urwango ahubwo rwari urukundo rwinshi rumubuza kwirikura. Rugamba yahise amubaza ati none se urukundo nirwo rwatumye agutinza bigeze aho. Nyamugenda aramusubiza ati erega yumvaga ukuntu waramuhonda ibisigo by'urukundo bigatuma agira impungenge z'uko nimugeze iwanjye urukundo ruzagabanuka bityo akomeza kwituriza ashaka imitoma ya buri munsi. Twakomeje kwizihiza isabukuru ya Sandra nuko bwije turataha. Umunsi wakurikiyeho Sandra na Rugamba bagiye ku kazi nk'ibisanzwe. Nigumiye mu rugo ndeba filime nuko hashize umwanya numva umuntu arakomanze. Nahamagaye umukozi wo mu rugo ngo akingurire uwo muntu ntiyanyumva njya kumukingurira nsanga ni umusore. Naramusuhuje maze mubaza ikimugenza ambwira ko yayobye kandi ari kuyoboza maze musobanurira ko ndi mushyashya muri iyo karitsiye nuko muhamagarira umukozi ngo amuyobore. Umunsi wakurikiyeho yaragarutse maze asanga mu rugo nuko atangira kunganiriza ariko numvaga nta birenze. Hashize iminota mike arambwira ati uzi ko nibagiye kukubaza akantu. Nahise mubaza nti akahe se? Arasubiza ati ahubwo mbere yuko nkakubaza wambwiye amazina yawe. Naramushubije nti nitwa Irakoze maze arambwira ati ariko ntabwo ari ryo zina gusa ufite. Nanjye ndamubwira nti nta kibazo mbwire rimwe gusa. Arasubiza ati nanjye nitwa Mike. Twakomeje kuganira bidatinze arambuza ati none se kutambajije icyo nashakaga kukubaza mbere. Nanjye ndamusubiza nti natekereje ko ari izina ryanjye washakaga kumenya kandi ndatekereza ko warimenye ubwo rero tumva nta kindi gisigaye. Mike arambwira ati nubwo kurimenya ari ingenzi ikindi nashakaga kukubaza nyine urumva nyine atarakomeza Sandra barinjiye avuye ku kazi ibyo twayemo byose tubivamo. Sandra akigera mu nzu yahise ambaza ati niko uyu muhungu ni uwahe? Naho ubutaha mu nkuru yacu uko muramu wanjye yanteye inda.